bikiyongeraho Kanyabugabo Kanyabugabo amamagara ejo turahurira muri RIB ejo yabwiye abanyamuryango ati nditaba muri RIB ejo Perezida arita bakanyabugabo kandi Kanyabugabo nawe yarahari bari kumwe mu nama bari kumwe muvunye yanjanye RIB ejo nditaba muvunye yanabiganiriye haravuga ati ariko bareyo urumva ubu ati hari urugo rwigeze gusenyuka kubera reyo ati nk'uyu mugabo watanze miliyoni ze 30 ngo ikipe afashe ikipe kuki atishyurwa birasaba iki ngo yishyurwa bikagenda bigera muri RIB aravuga ati Kanyabugabo hari uburyo wakurayo ikirego muri RIB noneho tukagira Kanyabugabo ati keretse none se yagikuraho yabonye uburyo azishyurwa muvunye yaravuze ati okay ngiye ntanze miliyoni 5 abwira Tadeyo kuri 30 ntanzeho miliyoni 5 turebe uburyo yishyurwa akureyo ikirego ntiyagurije reyo yagurije Tadeyo oya afite sheke ya reyo nyine yamuhaye sheke ya reyo ariko mu kujya kumusaba amafaranga yamusabye nkawe nyine ubyo ni ibyaba ariko kugeza ubu arishyuza reyo sibyo kuko na Tadeyo ntago yajyanye mu mufuka we yajyanye muri reyo ngo hari akantu ugiye gukemura muri reyo uyampaye magnifique ariko ku buryo basuhuzanyije oya basuhuza gake gake ariko bwa ati ejo uritaba nahaje Kanyabugabo ngo bya Kinyarwanda barasuzanyije no bya Kinyarwanda yaramushimiye Tadeyo yabwiye aba president wa fan club ati uyu mugabo rwose yaradufashije Kanyabugabo ati yewe no kugura paveri nzira ntabonye niwe yamubabikiye abakamafana umaze amezi 3 ari mu rubanza na president w'ikipe ariko akaba nta gikorwa na kimwe cya club asibamo umusanza utanga izo za Rutsiro za famille Rutsiro atanga amafaranga nese umuntu ukunda rero kurusha ninde kwera reka rero ntago yavuze reka nkubwire rero yavuze umurongo mwiza ejo mu nama ari mu rubanza na president ariko arimo aritanga uburyo basuhuzanyije ari fan club ngo basuzanye n'ikipe ya mwambu fan club ibyo kazungu avuga ngo bya Kinyarwanda pe bya Kinyarwanda kurenza witwa Kanyabugabo ntabwo ari yishimye mu maso Kanyabugabo urabona hari umuntu wakwimye miliyoni 40 mwabonye ibintu bya bisi buriya mu masezerano y'aka kanyenyeri rero kwigeraho sayo mafaranga gusa Kanyabugabo ngo n'amafaranga yasubije umutoza mu rugo cyatanu utwara baramwimye yamuhaye icyo cyatanu niwe wayamuhaye kandi yazayishyuza wakomeza kandi ayo nayo bari bakiyamurimo ayabihaye wungirije witwa Selami Selami yigeze kubanza yari yamaze kurega ariko komeza no guha abandi amafaranga Selami yigeze kwigaragambya ashaka kugenda Kanyabugabo ajya kumureba amuha amafaranga 500 cy'idolari ati kuba ni miliyoni 2 zirenga ati utagenda barahosha nyine Tadeyo mbwati yamuhe tuzayagusubiza nk'ikipe kandi ndi yambere y'umwaka ushize akiriyo na yambere urumva rero n'abantu bakunda rero nakubwiraga fan club yitwa Blue Winners yatoye umuyobozi mushya witwa Jean Pierre Kazungu uramwiko mugabo w'imvi avuga ngo numukire niyo bamusa burya w'imvi z'umweru yarari mu bari bateguye match ya Etincelle niwe perezida mushya undi nigeze kubona hana afite umwana w'umusirimu cyane uriye afite umwana umeze nk'umuzungu uriye arababwiye bati buriya Airtel na board ya Rayon bafitanye umushinga wo kugurira bisi Rayon Sport urumva Airtel atari byogorora atari iparitse Airtel ikayibrandinga iyo na Skol urumva hanyuma bazayigura binyuze muri company ya isanzwe gukora ibyo bintu ya Ngarambe Charles KBS niho bizanyura niho bizanyura ku makuru make mfite niba atari amabanga menye simbizi ariko ngo bizanyura muri KBS KBS ikore command bitewe n'icyo reyishaka bayikomanda uko bayishaka bayikore Airtel iyishyure urumva hanyuma bisi ize mu izina rya Rayon iba ari iya Rayon nshya bitandukanye n'abavuga ko bagomba kwishyura miliyoni 11 ni ziriya ya bisi birasaba kuyigurira amapine kuyitera amarangi ikajya mu muhanda imeze neza barayisuzumye basanga imeze neza ya bisi yabo ati rero mu gihe uwo mushinga ugihari
reka tube dukoze n'iyi ibitwara icyo nibaje kuri iriya bisi aho mperukira iriya bisi yarimo ideni kandi aribyo nkubwira barishyura miliyoni 11 andi bazayishyura buhoro buhoro ayo nayo ideni no kwishyura ideni donc nyirayo niwe uzabikora ibyo byose mwe mumpayaya mumpaya nyitunganye nyibatunganyirize mbenye bahaye muzagenda muyanyisha andi mugenda muyanyisha nawe yizera iki umushinga w'amafaranga urumva ni ukuvuga rero ni nka solution yihuse iyo fan club Blue Winners yahise yemera kwishyura ayo mafaranga barabatunganyije iyo bisi Jean Pierre yindi nshya izaza nyuma Jean Pierre na fan club ye bemeye kubikora miliyoni 11 bagomba kuzibona vuba bakazishyura bisi kaza hanyuma iyo mishinga yindi bikora neza amafani club yari kugira abakinnyi nka 3 igura urumva rero igihari ni kimwe bikora neza aya mafani club aya mafamiye yabuze coordination nziza amafani club yabuze coordination byatumye atagira icyo akora ngo igihari ni kimwe ibintu byose birimo bibera muri Rayon bishingiye ku gupingana bishingiye ku guhangana sinibaza ko kritere nizijya hariya ntabwo ntawe zizaba zikumira niba Tadeyo uvuye muri komite executive ukajya muri board ubwo nyine niba ari gutora niba ari gushyiraho abayiyobora bagasanga ari wowe wujuje ibyo niwe uzayiyobora niba utagiye muri board uri umunyamuryango w'icyubahiro nk'abandi bose board bayimperera itadi kweri niba muvunyana niyo bayimperera itadi kandi nabwo itagomba kujya muri wese litade regareyo yayivuyemo imeze nk'iyamuhungabanyije nizi nama zose yitwa ko ari muri board ariko nta hantu na hamwe agaragara ariko gishobora kuba ari icyizere cyo kubayiyoboye yitabira ashobora kuba arimo akantu k'inzigo ariko urukundo rwa Rayon rutararangiye inzigo ya Rutiya Sadati na Muvunyi ko bitabira inama se za board Sadate kwazi kuryarjana na Muvunyi baramenyeranye kuryarjana bari litade uko namubonye biragoye ko yakuryarya pe litade umukara n'umukara umweru n'umweru ariko Sadate umuntu umenyereye business y'urugenge Sadate mushobora guhuza atakwemera mugakorana na business igihari ni kimwe bakore criterias bakuremo sentiment buri mwanya ujyemo ukwiriye bubake Rayon Sport iri professionnel idashingiye ngo kuko ejo president Tade yaravuze ati giyewe na Prosper umwe aca undi agaca urimo babibwira abantu babatoye babahaye mandate yo kubayoborera ikipe ntacyo bapfuye mu buzima busanzwe bapfuye ibintu byo muri urabwira abanyamuryango batora ngo yewe na vice president wanjye umwe acaha undi agaca niko kuri ntabwo ari kubabeshya nyine ikibazo si ukubibabwira ikibazo ni ukuba bihari ikibazo ni ukuba mwaratowe kugira ngo mwubake ikipe abanyamuryango babagiriye icyizere mukaba mujya imbere yabo mukababwira ko umwe acaha undi agacaha ibyo nibyo bigomba gucika muri Rayon hakajyamo abantu niba Prosper ari umucuruzi urimo ukora inganda z'umupira ushoboye akaba yujuje kritere azajya muri board sibyo azajya muri board ntabwo izaba ifite president ntabwo izaba ifite nyine ya supremacy umuntu avuga ngo nigiye uvuze ibi ngo bigomba kuba no ni majority no kuvuga ngo uyu mushinga iki gitekerezo niba ari budget Rayon yatanze kuko nk'ubu audit yarababwiye ati ni gute muyobora ikipe umwaka ibwira komite muyobora ikipe saison abanyamuryango bagatanga amafaranga yaba mu fan club yaba ku giti cyabo abaterankunga bagatanga amafaranga mukishyuza ku muryango hanyuma mugakora recruitment hanyuma mwarangiza mugajya muri recruitment nanone z'iyindi saison mutagiye imbere ya mudatanze raporo y'ibyasohotse mvuge muti ikipe yakoresheje aya yagize gutya ubu uyu mwaka utaha dukeneye bije ya recruitment dukurikije ko twabuze igikombe ku munota wa nyuma twabonye ahabura intege ari aha n'aha kubw'iyo mpamvu dukeneye miliyoni 300 za recruitment zizagura imyanya runaka noneho ya nteko rusange ikabyemeza avuga ati okay biragaragara ko mwakoresheje ayo mwaka ushize mwabikoze neza reka tubongerere ntugure mukavuye gusa uyu mwaka mugende mukore gutya hanyuma ubyutsa hatigura yugura gutya agira gutya bikarangira ni imyenda gusa uyu munsi urajya imbere ya board urajya inteko rusange uzayijya imbere yubwira ngo dufite imyenda
ya miliyoni 300. How? Zaje zite zavuye he? Wakoze recruiter mute ninde wakoreye kuyihe budget wakoze nakavuyo. Akoze bya nibo bongera bakaka muri score bati muwe mutugurije dukorere kutuma. Biragaragara ko nk'ubu kimwe mu bintu byagoye Tade no gusanga retired yarafashe amafaranga y'umwaka wose ya score. Ngo arasigaye ngira mu 25. Score iraha miliyoni ngira ngo 7 Rayon Sport. Ngo budget y'umwaka ugomba guhemba miliyoni 50. Ugomba gutanga miliyoni 50. Ejo Muvunyi yarasabye asaba Tadeyo ati gerageza umanure payroll. Byibuze polisi sintwabonye imeze neza ntago irenza miliyoni 35. Z'imishahara. Numva batavuga miliyoni. Polisi yazirenza gute? Ntago yazirenza. Ariyo bavuze. Muvunyi akavuga ati okay nk'igisubizo cyihuta mu gihe ibyo byose bitara. Urumva kugira ngo yiseze igende neza. Jewe nimufate muvuge muti okay score izaduha n'urugero miliyoni 25. Sibyo? Akarere ka Nyanza kazaduha 7. Fan club zizaduha 10. Canal Plus izaduha yangaye. Nimuyateranye mukabona ni miliyoni wenda 40. Sibyo? Mukanandika mugaragaza ko zizanyura kuri konte runaka. Jewe icyo ndi bubafashe uyu munsi. Icyo ndi bukore. Ndabasabira sukuveri muri banki yanjye. Sibyo? Mugaragaze ko score ari izanyuza ayo mafaranga, akarere ariho kazanyuza ayo mafaranga, noneho genda bashyiriraho ndabishingira. Rayon Sport mujye muhemba tuvuge 25. 25 banki hembe. Okay niba Canal Plus tarazana yayo. Niba score yatarishura. Banke ibaha amafaranga muhembe kuri tariki mwageni. Amafaranga. Niba ari 30. Amafaranga Muvunyi. Wica azakora kuko ari umwishingizi azajya akangurira abantu bazana amafaranga. Ubone nkaho bayafata kuye bagahemba. Nyuma ariya yazaza akaza yishyura. Naho akabashiraho igitutu avuga ati muyatange natanze yanjye mutange. Nuvuga ngo wicyo avuga ati kugira ngo duke muri ikibazo cy'imishahara. Guhembwa kugiye ni ingenzi cyane kuri abo bafatanya bikorwa amafaranga ashobora kuza atinze ashobora kuza igihe kinyuranye ntazire rimwe bigatuma ikipe idahemberwa. Ngewe nakwishingira ikipe kuri konte yanjye. Noneho bakabaha nkatanga ingwate mukajya muhemba ku gihe. Noneho haziye perezida yarabyemeye abanyamuryango bakoma amashyi gusa perezida aravuga ati 35 biragoye. Zishobora kurenga zikagera muri 45. Wari Tade? Ari Tade. Ubwo arashyiraho n'ikipe y'abagore cyangwa of course. Singira ngo ndiko mbyibaza. Nyazere yo nimwe y'abagore nayo nayo. Nayo bari bayigabanyije. Bayifite mu nshingano. Urumva mu by'ukuri wenda uyu munsi hatumiwe abaperezida mu fan club ndetse n'abanyamuryango bareyo bamaze kwishyura. Kuko ubushize tubivuga hano abanyamuryango barenga 8,000 bariyandikishije. Bitarashyirwa hanze na reyo. Kuvuga gusa akanyenyeri. Kuko kari gafunga. Abanyamuryango barenga 8,000 bakanyuzeho bariyandikishije. Ariko abishyuye ni hafi ngira ngo hafi 200. Abishyuye ibya 30. Abo rero nibo batumiwe. Umuntu wese wishyuye 30. Yaratumiwe. Wabimenya akishyura 30. Yatumiwe araba ari muri Zaria Court. Ngo miliyoni 6 zahise ziboneka direct. Araba muri Zaria Court. Muri Zaria Court. Mfashe abantu 200. Bishyuye 30. Direct byo ku munyamuryango. Mu gihe itarabivuga ariko. Mu gihe itarabironshinga. Ni speculation. Ni byavugiwe aha navuye. Akanyenyeri kari gafunguye. Cyane. Bajyagaho bakiyandikisha. Abo rero biyandikishije nibo bahawe invitation. Urumva kongeraho abayobozi b'amafan club n'abandi bayobozi bo mu nzego za reyo nibo batumiwe muri Zaria Court. Haraba launch y'akanyenyera bariyungu baraba bakwikiye koko. Impamvu inama ari ingenzi kandi amakote ngo araza kuba cyeba nimugoroba. Ngo ni gara baraba bahagaze harimo ama surprise ngo harimo ari ibicika. Hari ukuntu ari inama y'ingenzi cyane abantu batayihaye uburemere ifite. Urumva inteko rusange izaza nyuma yo kuronshinga umushinga w'akanyenyeri. Uzi inama ikintu ikoze nko kuzimya umuriro no kuvuga ngo nibura ubu Tadeyo nibyo ntabwo abaye inshuti ya Muvunyi nawe atari inshuti. Twe kwenda batari inshuti ni byatubya inshuti. Ntabwo uyu yabaye inshuti yuko ko bagiye bahuriye mu nama. Ariko nibura buri wese araza gufungiramo Rayon Sport imbere kugeza nibura ironshi y'akanyenyeri. Umenye ko harimo n'abari barayobejwe akanyenyeri batakemera.
nta antagonisme n'imwe iraza kuba irimo bakaronshinga bigende neza inteko rusange twabonye ari tariki zingahe yarya tariki 7 z'ukwa z'ukwezi 9 gutaha irahita ikuri mu cyumweru kirakurikira gitaha nabwo ni vuba inama y'inteko rusange nawuze ndeba ya recommandation nanjye yamaze kongeraho ya RGB za comments nibyo uko yavuze niko bimeze ndazifite hano muri telefone bahite bavugurura akanyenyeri kakirimo nibyo ejo navugaga ngo iyi nama ntimuyifate nk'ikintu gisanzwe kiri aho irategura ronshi y'akanyenyeri na hazaza hareyo bahite binjira muri mu nteko rusange bahita bavugurura amategeko none urambwira ngo Rayon Sport itari bukiriraho itari bujye ku murongo muri ibyo kuko inteko rusange ifite power ifite ububasha bwo gukuraho uyu bwo guhindura ibi bagende kuri recommandation ya RGB twabonye twavuze rwose urambwira ngo icyo gihato kiri muri rero cyanze kuvamo ibyo ngo byagogeranye byananiranye ni ibiki icyo nasaba Tadeyo n'abantu bayobereye bose bwo nyine na board na Tadeyo bose kugeza uyu mushinga w'akanyenyeri ubaye ni witaba telefone cyangwa ukajya gusangira n'umuntu uzi ko yagusunikiraga kurwanya aka kanyenyeri mukongera mukaganira akakwinjira mu bwonko ejo ukaba uri kuzamura ibitekerezo byo kurwanya umushinga wa Rayon Sport mwemeranyije mwese muhari kuko urumva ikibazo gihaba hari abantu ejo batatumiwe hari abantu ejo batatumiwe cyane ariko si inteko rusange nyine hari abantu ejo batatumiwe ariko bari muri bandi bazengurutsa perezida babayobya aba Batadeyo nta muntu bakwiye guha umwanya ubayobya batarajya muri uyu mushinga iyi nama nk'iyi nujya umushinga atanga naguciye mu ijambo hari n'abayiprofise batangira za lobbying ese ubu nta buryo twakuraho uru rwego twarobingira ibi ese ntitwakwirukana uyu ntibyagenda gutya ariko nyine bageze mu nama bumvise ibivugirwamo byarahindutse iyo myumvire yarahindutse abantu baraganiriye basasa inzobe barabaza ubuyobozi bwabo kuko ziriya nzego ebyiri nizo batoyerega barazibajije ido nido abasenegali bageze bimeze bite ese aba bakinnyi bigeze bimeze bite ese umutoza bimeze bite ese ni ikintu ku kindi reyode byagenze bite buri kintu cyose abareba babajije baragisubijwe urumva so mu magambo make dore hari umuntu umpaye QR code urabona abanyamuryango membership certificate sibyo nuvuga ngo umuntu Jesus Christ nese ko umuntu membership atangiye kuzitanga certificate hari umuntu unyohereje membership certificate ye iriho QR code QR code misenyisikana muri telefone ihise inyereka avivuye certificate urumva amazina member ID ni umuntu w'igihumbi na 44 niwe wiyandikishije ari uw'igihumbi na 44 ni w'igihumbi na 44 urumva yaguze itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi membership amount ibihumbi 30 akanyenyeri kari gukora na mbere ko bakaronshinga uri kugakanda ugahabwa certificate ifite number izwi na QR code bashobora gusikana igihe cyose kiri ngombwa certificate yawe kagaragara kare ngenda yisikaniye umuntu anyoreje ngenda yizereka kazuba oya n'ubu biracyakora umuntu anyoreje certificate ye sikana QR code uko nkoreshe AI bitanzanye gukoresha indi phone bitansikana nkoreshe AI bahita banyuza muri Google boom bahise bayinyereka none se urambwira ngo none ayo mafaranga ntajya kuri konti runaka ajya kuri konti burotse izwi muri I&M bank izwi ihari 30 urumva ihari igize kuko hari amakuru ko hari indi bank n'amakuru abitse muri QR code kare ko hari indi bank yashatse guhijackinga inyuze muri komite executive urumva yashatse ko uyu mushinga ujya muri iyindi bank byashoboka se asanga ntibishoboka bashimyeho basanga biragoye amasezerano gihe amaze uko bikoze uko byubatse basanga ntago bishoboka urumva yakubiseho biranga ni ukuvuga ngo uburyo ako kanyenyeri gakoze Lorenzo kuba byonyine wishyura amafaranga ahita ajya kuri konti
reka mbwira abantu iyo uguze iyi membership icyo bisobanuye iyo baguhaye membership certificate mwumva icyo bisobanuye titre bigwa muri reyo baravuga ngo this is to certify that umuntu XXX ukuntu kwemeza ko uyu muntu ngo ni membership itangwa na Rayon Sports Association ngo ni ukwemeza ko uyu muntu ufite ID iyi is an official and proud member of Rayon Sports Association ni umunyamuryango wa Association Rayon Sport. We acknowledge and appreciate your continued support and commitment to the association. Dushimira kandi tugashyigikira umuhate wawe mu gukomeza gushyigikira uyu muryango wa Rayon Sport. Nese ibintu ko mona biri genuine gute ibintu byagira opposition. Umubare w'amafaranga watanze urahari. Ikirango cya Rayon Sport kirahari. Signature irahari. Amakuru abitswe muri QR code ntasaza. Uri umunyamuryango wa Rayon Sport. Ibintu nk'ibi byiza guke bikagira umuntu uza buma akabirwanya ngo yakubera ko nyine ataha uburenganzira bwo kubigiramo uruhare n'ibyo bintu bizarangira ryari. hari umukunzi wa Rayon Sport hano bakunda kumwita Simple Savior. Simple Savior yamaye ntuzaye hano Magnifique ashobora no kuyikoresha abareba bakayireba kuri YouTube. Sinyo nsikanye se niba amazina yemera ko ajya hanze iyo urabona wayisikana wayisikana yitwa kuri nuza yitwa zana yisikanisha telefone yanjye mfite nkwereka amakuru aboneka iyo usikani ekanye ngo iyo QR code atandukanye se nayo ariho nyine urumva nibwo berekana umubare w'amafaranga n'ibiki byose ibintu nk'ibyo umubare w'amafaranga utanze ID yawe nimero yawe n'ibiki byose ayo makuru abitswe muri iyo QR code iyi Magnifique ayishire eka nishiza kuri groupe mwese mushaka kuyibona kanze nyisikane nayo ndibi dore ndabona Jean Paul w'Intarama tayari ese ko muna bariyo nese baronshingiki ko muna bariyo ni umushinga munini ndiko officiel ko bikoze ku buryo urabona uburyo system ikoze abanyamakuru Ale Jean Sauveur nisingizwa ni ukuvuga ngo bafite category ni ukuvuga uturere tuzaba turushanwa ab'Inyanza kimeze nk'imihigo Nyanza Nyanza izahiga Ruhango yakunzwe kurusha Nyagatare ese ikunzwe kurusha Kirehe abantu biyandikisha kuko buri wese registaringa avuga akarere rero no kuvuga ngo akarere gafite membership iri hejuru ese abamotari tuzagashira ku ibere niho tuzakorera pre-season ese abamotari n'abanyonzi bararushanwa bate ese abarimu n'abaganga ese kuko buri cyiciro kirimo bazagenda bahiganwa kugeza babonye imibare bifuza byibuze minimum 500 by'abanyamuryango bari none kare ntaguciye mu ijambo maze gusikana certificate umpaye hari amakuru mbonyemo urabona niriya ya mbere nakweretse umuntu wayiguze yatanze 30 byose abitangira rimwe bamuha certificate uyu witwa Ndizihiwe Jean Sauveur muri kureba kuri YouTube muri iyo certificate ntago amafaranga yatanze agaragara ariko nsikanyira QR code zanga amakuru yagiye hanze nubwo amuhaye certificate yanditse 30 ariko yatanze 20 mbibonye nsikanyiriya code bivuze ngo za MTN na Airtel twavugaga bamugurije 10,000 dore ngaya urabona muri certificate baremeza ko yatanze 30 kandi uvuga ngo hari wamaze kuyamutangira yose kandi yatanze inoti ya 20 azatanga 10 MTN azayishura MTN ariko azayishura MTN yo cyangwa Airtel nituzi reka kanako ngahe Magnifique none ahita abereke ko uwo muntu ayo mazina namwe oya ngo yatanze 10 ahubwo reba neza harimo 20 ni 20 membership amount 20 ngahe ni 20 ndayisikani Ale Jean Sauveur ngo yatanze 10 anda yatanganye andi 20 hanyuma amaze kurenzaho akakanya isikani yo makuru yagiyemo ko yamaze kongeraho andi uzango igihe cyose niyo bakongeraho 5 ugasikana amakuru abagezemo ko Magnifique zamura ibintu biraryoshye nuba ngo uyitanga 10 cyangwa 5 cyangwa 3 ira certificate uyibona ko erega ko 30 ariko mu makuru hagaragara yugejejeho ikiza kiri muri ibi bintu Kazungu sino kuvuga gusa ngo ibi bintu bibaye successful kuri Reyo APR yabikoresha Kiyovu yabikoresha Mukura yabikoresha niyo bagira abafana bake
ariko uko bangana kose bafite uburyo bafashije ikipe yabo twabona amakipe yacu arimo azamuka. Reba yanuza urabona certificate ye akiyandikisha bwa mbere agitanga inoti 10 yahise amuha certificate inari umubare ko ari membership 30,000 sibyo ariko mu makuru ndebye aka kanya nubwo ahereye ku 10 yongeye wandi 10 kazu agejeje 20,000 ayo makuru abitse muri ya QR code mwabonye kuri la certificate bivuze ngo nakanya namutse yongeye ibindi 5 aka nkayiskana ngahita nsikana n'ubundi QR code ndasanga bigeze 25 na makuru ari press afite precision idasanzwe ariko baramwishyuriye MTN na MTN cyangwa Airtel kugira ngo abone iyi certificate bamwishyuriye yose wicyakora no kugenda balancing abaha balance isigaye ngo bivuze ko n'umuntu ufite ubushobozi bwako kandi bw'30,000 Airtel cyangwa MTN iramufasha abari bari kumbwira ngo muzarwangira akanyenyeri ngo tuzamwirenza niyo mpamvu Saidi yavuze ngo umuntu uzitambika akanyenyeri ngo nazamenye mwimukubise Saidi nibwo maze kubona icyo yavugaga nibwo maze kubona ko Saidi yavugaga ibintu biremereye so rero urumva ko harimo precision y'amakuru by'ukuri y'ingenzi tubibutsa akanyenyeri ko kwiyandikisha ni akanyenyeri 702 urwego oya avantage ngo nongere basobanurire neza njyewe reka nkora urugero reka nyigure nubwo atari ngombwa oya yigure reka nyigure nubwo ntari umureyo sibyo akanyenyeri 702 urwego kugira ngo abareba babyumve zigaje iminota mike kibazo nta mayinite mfite sasa amayinite angahe kankura amayinite nese so MTN nyine yungukira mfite pake mfite gwamo ariko bisa amayinite kangura amayinite sibyo akanyijana 42 akanyenyeri urwego ngura amayinite bena nka 50 cyangwa 100 kohereza amafaranga kugura amayinite ngura 100 abareye mukurikire kugura amayinite sibyo ikarita yo guhamagara MTN 100 kwigurira ikarita y'100 ariko ubu aricyo tuba tutabwiye abarebe dukeneye barabinsabye ngo nongere reba hano ngiye bari kumbwira ngo interpin nongere mbasubirire mbaze kugura amayinite y'100 sibyo ubu ngubu ngiye kugura iriya membership ndebe 702 ndebe n'uburyo byihuta gute uyu mushinga abariyo n'ubapfana iyandikishe rimwe sibyo rimwe niyandikishe kabiri nihindura ururimi umujyi wa Kigali avantage irimo wenda naho ukomoka cyangwa naho ubanza kuzuzamo aho Inyarugenge Kicukiro harya none Kicukiro gatatu Kicukiro kaza gushyamo n'umurenge ngira ngo Gahanga Gatenga Kicukiro kikave gushyiramo Kagarama Bwera Nkori amaye nka kwari utuntu twinshi no mwirondoro wawe izina Christian Musanga Mfura ndeta mbaha amakuru witwa Simara kubwira ngo gura ntwaguzahomba andi mazina Lorenzo umwarimu ko ari byinshi umunyamakuru se ko bitari nyine uhitamo umwuga ukora kamve gushyiramo ngo umwarimu murakoze mwiyandikishe nesa ndashyira mwiki ndashyira amafaranga aha none ugiye umaze kuza umwirondoro wawe ugiye kongera usubiremo akanyenyeri none wiyandikishe ko yarumamagaye arambwiye ngo nta certificate ishobora gusohoka 30,000 utabyujuje none se arabyagenze bivuze ngo uwishyuye make ayishyurirwa ko yishyuye mu bice bibiri none se nyine ko scaninze code akaba ari 20,000 shaka kuba ari iri muri system ariko ntago certificate we simple service gakwara kubwira ko se nibura MTN harabiri kongerera umunyamuryango okay reka nkomeze ibyo ndi kuvuga ni ingenzi maze gushyiramo umwirondoro niyo faze ya mbere ya kabiri no kwiyandikisha ubwo ngiye kwiyandikisha ongera amafaranga yatanze 10,000 mbere andi 20 nyuma ni mu byiciro bibiri ariko yishyuye 50 icyo bisobanuye iyi certificate bayimuhaye aruko atanze yo 20 ya nyuma niyo mpamvu irimo 20 nicyo ubwo bise byumvikana bwa mbere atanze 10 ntiyabona certificate bwa kabiri atanga 20 bahita bamuha certificate niyo mpamvu ariyo mafaranga yanditse muri raporo birashoboka ariko hano ureba ikintu total purchase 30,000 nyine muri certificate 30 arimo ariko usikanye kode y'amakuru uze ngo akanako bamuhaye ariko kubazanyura kuri Airtel na MTN izabishyurira babone na certificate hanyuma bizabishyuza buhoro bitewe n'ubushobozi bwabo ni ibintu byumvikana cyane kugira ngo twaganire cyane kuri umushinga none se nanjye none ndabyemeye abari bari kunyandikira bati uzitambika ibi dore bari sport sinyandikira message ko ntambwe ikurikirana kwiyandikisha nk'umunyamuryango no kwishyura namaze gutanga umwirondoro
cyo kanyeri 702 rwego basobanuriza message ivuga ngo urakoze Christian Musanga mfura kwiyandikisha muri Rayon Sport intambwe ikurikira ni ukwiyandikisha nk'umunyamuryango no kwishyura amafaranga y'ubunyamuryango angana n'ibihumbi 30. Fiasi arimo nuko ntayo mfiteho ndamutse nyafiteho nkayatanga iriya certificate bayiguhaye ni kuri Google baguha link ukayidownload. Sinzi ariko uyibona sinzi ko birashobora kuri email cyangwa kuri email cyangwa mu bundi buryo bwose. Aravuga ati hanyuma hari akantu mutatubwiye kuri ariya mafaranga 30 mu gihe hazaba ari kuri konti block I&M izajya yungukira Rayon 12% bijyanye n'amafaranga ageze kuri konti kuri account. Hanyuma ya 12 azajya ahita ajya gufasha Rayon Sport yo mu kibuga. Ayo 10 inyungu yose. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nyuma y'igihe kingana ni mu mwaka baguha 12%. Kuvuga niba ufitemo miliyari 10 uba ufite miliyari 1.200 buri mwaka. 12%. 12 ufitemo miliyari niba ufite miliyari 10. 12 ufite angahe? 12 ufitemo miliyoni 120 ku mwaka miliyari 10 kuko yaba ari miliyari imwe yaba ari miliyari imwe yari ko ari miliyoni 10 cyangwa hafi. Nuvuga ngo niba ari miliyari 10 inyungu ku mwaka ni miliyoni 120 buri mwaka agahita ajya muri Rayon. Miliyari yego miliyoni tuvuze miliyari 10 oya 12% nyine kandi muza 12%. 12% wewe murabara miliyari imwe miliyari imwe 10% se 10% rya miliyari imwe nanga 10% bya miliyari imwe 10% bya miliyari imwe miliyoni 100 ni miliyoni 10% rya miliyari 10 nyine ni miliyari imwe na 200 ni miliyari imwe mibare yoroshye imwe no mu wa mbere miliyoni imwe na 200 miliyari imwe na 200 billions miliyari oya ntabwo byisho nibyo ntabwo byisho amazina atangiye kubona menshi miliyari 10 urumva reka nkorohereza wa miliyoni 120 reka nkorohereza baravuga bati tukeneye abanyamuryango 500 nyuma y'amezi 18 bagomba kuba biyandikishije babareyo bishyuye mu buryo bwo bwose abo matranche nk'uko MTN na Airtel zabafasha ariko target ni uko 500 byiyandikisha nyuma y'amezi 18 500 byiyandikishije nangahe ku 30 500 byiyandikishije miliyari 15 nibyo ra ni miliyari 15 miliyari 15 z'amanyarwanda ngo hiyandikishije abantu miliyoni ni miliyari 30 aya miliyoni ariko noneho batagetinze nibura nta miliyoni abanyarwanda miliyoni batanga 30 biragoye bakomeza bakarya biragoye oya ariko kubera ko harimo iyo nyoroshyo yo kuyatanga mu byiciro yakunda abantu bakunda ikipe yabo cyangwa Airtel yabafasha mu kwishyura gake. Fata rero ko biyandikije ari 500 maximum 500 ni miliyari 15 miliyari 15 fata 10% yayo ku mwaka miliyari 15 ni miliyari imwe n'ibihumbi 500 miliyari imwe na miliyoni 500 buri sezo buri sezo anese abareyo buri munsi birirwa binginga muri za fan club tanga 5 tanga 10 tanga ya nakagere kahita kavaho se fashe ikipe mu gutanga ko yanjye nigeze babwira ko mu rundi warabivuze ko imibare yanga aho twigeze nibabizi aho twiganye barabizi ese nigeze babwira ko nzi imibare ikiza cyaka kanyenyeri nuko hazahita kavaho hakavaho ikintu cyo kuvuga ngo munyamuryango icyo bazakora no kurya inyungu n'ubucuruzi ayo mafaranga fashe ikipe mu gutanga prime ku bakinnyi batsinze umukino wa peri ibyo byose bizatera umukinnyi yabonye iyo message ahita ngo ariko koko ngo batagakanze prime nayibona bose urumva ikipe yatangirana amafaranga miliyari n'igice kuri konti ntabwo ari za Yanga se na Simba mbere y'ibindi byo mbere y'umuryango mbere y'umufatanyabikorwa mbere ya rero kwisigaye buri gikombe mu kwa gatanu imeze uko imeze hari na miliyoni 100 itangirana ifite kuri konti ngaho yigira ikipe itangirana miliyari imwe n'igice kuri konti ifite CEO yawemereye gushora miliyoni 400 ifite CEO ufite imihigo agomba gukoreraho yamunanira akirukanwa yazajya gura umukinnyi wa miliyoni ifite board irimo abantu basobanutse bashobora gutekerereza imishinga bashobora kugira ntabwo bitabayemo kidobya ibyinaha
ngo ndotwa na nzovu mu mibare gaceza ariko Ubwo imibare abantu barimo twasoza kudutavuga ngo ubundi ifite abantu 500 ibihumbi 500 batanga 30 well none se kare hari umuntu wavuze ko nibitagera hari umuntu wavuze ko nibatagera kuri 500 umwarimu wanyigishaga muri tronkome Umbwira ko ari kuri kukumva. Kayonza Modern akaba yumvise urwego Kayonza Modern kunyandika bamusuhuze cyane yitwaga ndibaza agihari hari umugore wagishima ari muri kiste yitwa Jacqueline Mukarurema inzigo ntabwo tujya duhura yamagarikaga imbere ndisepe yamagarikaga imbere ya classe ndisepe twahuye hano muri kiste akansebya twahuriye kuri portail y'ikigo amanota yasohotse ya tronkome bibereye muri efu arambwira ati byagenze bite Karenzi ni natsinze banyohereje kuri groupe scolaire y'Igahini araseka cyane arambwira turambiye ati ntago we watsinda icya leta ndambwira none se maîtresse gutsindwa imibare utekereza ko bivuze ko ndi umuswa na histoire na geography n'ibindi ndi umuswa Na so ntabwo yabona ko ufite